umurya umugarano urwaye ubundi n'ingaruka z'isi yanduye ihorere mwana wamugaye uraho ufite ubwo bumuga ihorere ngenza kuza zaguhanagura amarira ushira intimba ihorere wamugaye ingingo ndabirora ntubasha kujya mu birori ihangane Imana irari niyo itagigutererana abakubyaye ntibagukunda baragutoteza bigatinda bakagutandukanya n'abandi ukaba mu isi yuzuye umururo ihorere mwana wamugaye uraho ufite ubwo bumuga ihorere ngenza guhoza zaguhanagura amarira ushira intimba ihorere turashimira abatwitangira bita ku bantu bamugaye Uwiteka guma barinde abaha imigisha itabarika turashimira abatwitangira bita ku bantu bamugaye Uwiteka guma barinde abaha imigisha itabarika ihorere mwana wamugaye uraho ufite ubwo bumuga ihorere ngenza guhoza zaguhanagura amarira ushira intimba ihorere Giti kuvugana nani? Uri kumva radiyo? Oya. Ese uri hano muri iki? Sinamenya ko ufite. Reka se. Amakuru ufite? Amakuru y'iki giti? Mbese hano turi kumwe nande? Usigazana abakobwa. Umwana wa Bega arengana. Mwese radiriye ko numva uri kumva ibintu nibyumvaga. Ese mbwira mbwira ajya guteka cyangwa ubishirira. Ariko banza mwese mfite amakuru sajyanye n'iki? Wigira injajwa ni amakuru yo muri uru rugo. Gitimbwira mwana ndetse birahura n'ibyo ndi kukubaza ibyo ngibyo. Ndakubwira ibintu bise utabaje kugira banzi. Gitimwa nambwira nigire kwitekera. Banzi n'amakano rero yuko nahita mutema gaki. Amafaranga ngo ubundi amakuru muri uru rugo. Giti twese hano ntabwo turabakoze. Ndagwa amafaranga avuye. Okay ntacyo. Amafaranga yihorere basi noneho dore n'igifu ndimo kumva kirimo gusikamara. Ndebera nk'akantu hari ubundi. Okay nari ibintu ngiye kubiteka ndaho ndaguteta muhera nko kuri akantu kameze fresh ngaho mbwira. Urakankorera? Tiwininza mwana. Si imihini yawe wagiye mbasukira si reba ukuntu iba yakwandusha. Si wazayindeba umusirikare ngasiga intwaro rero. Ariko. Nibyo nakubwira. Hanga si kizi niyo bamwimbwa. Vuga gacyo. Sinadure kutwimba. Aba umuntu afite ubumuga. Umuntu waheze. Kwina kubwira. Nawe wijyana kure ibyo byanjye bidashaka. Agusubiza yuko n'ibiti byumviriza wowe. None si nibyo ngiye. Nyine nibyo ndimo kubwira.
aha ngaha nibwira mani baratemewe kangwa mu makuru cyo kabyore subira mu kazi kawe rero nanjye nigire mu kazi kanyine mbonye kumbwira nibyo nimo kubwira aha ngaha umwana ufite ubumuga mu gakuru se bameze gute afite ibintu by'ibidomo se sinabujya wumva abantu bita abanyamweru ninde abanyamweru ariko sinawe wumva utinze umuntu w'umweru usaba kera wigaga mu wakangahe waba mu wakangahe reka njye nize guteka ntabwo ibi bintu twabyize nose nyamweru bano baba basa nk'abazungu ariko bafite uruhu rwamugaye ukuntu nyine nibo bita giti nawe ntugakabye mbese umuntu w'umuzungu aba afite nyine abazungu harijya kubitana n'izuba ndabyumva ibyo ngibyo mbese nabuze nyamweru nyine abameze gute n'aba ngaba nyine baba bafite ubumuga bw'uruhu ariko none se bigahurira he nuko bari hano ubu ubumuga bw'uruhu ntabwo bagira hano baba bari se ndimo kubwira uru rugo nyine amakuru nimba baramubyaye giti mbaburika kumbeshya uru rugo ahangaha muri uno muryango habamo imbwa siko wabimbwiye nyine babanamo murabanamo n'imbwa baramufasha bamushyiramo ahangaha nyine abanamo n'imbwa nta wundi muntu bagira babanamo udatuma ibintu byanjye bishira ni umwana w'imyaka 11 urumva ni umwana w'imyaka 11 ariko baramufashe bamushyiramo umwana wande umwana muri uru rugo ariko baramubyaye nyine gute kandi nzi ko bose afite umugore we bakiri abamari nyine mubwira ntabwo ari bamari barabyize imbwa nizo ushatse ko ngaziba muri no nzu zirana barabana n'uwo mwana ariko ubu n'umunyerekere inde kunanitse uzabyibonera umuha amakuru cyangwa n'igendere ubuke ngaho mbwira hanyuma nyine ndimo kubwira niko numvishije umukecuru hano n'umuvuga nyine uwo mwana bamutoteza abantu batumye baramubyaye noneho numva aravuze ngo we ngo mawuja ngo yaragiye ngaca inyuma bosi ngajya kuryama n'undi muntu umugore sinyemo nasenga none gusenga se bikorera gusambana erega ari ibintu biba biri muri n'inzu imwe ese nawe urabihamye ko yagiye gusambana ese yaragendaga akanjyana nyine nibyo ndimo kubwira mawuja ajyana gusambana ntabwo kujya gusambana ese zirambwagutse no kuziba ibiryo umwana bitiye ako wakakasa ari nabigoye wasanga wabyireye vaho ngaho nyoko tumviriza buriya n'imbwa nazo ziraneka nawame nazo baba bangize tuma ngambwira nyine vuba vuba kuko nazimije ibyo ni uraza kumbwira barangije ngo baramufata ngo akajya ajya gusambana yamara kujya gusambana bose wowe yarazaga gukorakoza ni ibiki gukurakuza nako ni ibiki nyine akaza urumva umuntu atwite noneho haba hakenewe undi muntu uza nyine umugabo nyine akaza akabikurikirana fresh wenda uracyari umwana ashaka nyine wowe bifata uko yarazaga kubaka nyine nk'uko waba warubatse ukaza ugashyiraho amafinisaje bihagazeho wagize umutungo n'igeze none se ariko mabuje uriya mukecuru yumvaga avuga ngo warakuzaga warakurakuzaga ngo uzi yuko ngo wabyaye ngo umugore wawe ngataha amajoro ngo uzi yuko ngo yajyaga ngo agiye gusenga ngo kandi yabaga agiye mu bagabo ngo uyu mwana ntabwo tumwemera muri uru rugo umwana nawe nyine baramwanga nyine bahita bamwirukana nyine baramufata uba bamwanga izi karitsiye n'umuntu ibyo ngubiriye ujye wese kutagize gutyo yo gufungura ukabingira gihozo impamvu njye nabikubwiye ni uko wanyemereye yuko ugiye kungaburira none uzi ubwo okay uzamuka ryane fungura rero muri nise babaringiza umwana ryatwa namusira umurambya ngo ngiri bimushyira uzi uko bamutoteza uwo mukobwa wundi wakwakiriye hari n'umugome uvuga se uri kuvuga jori se jori mukecuru we n'abagome bo mu rwego rwo hejuru bariya ureba heza baramutoteza baramwanze papa we yaramwanze bose wareka uririmba niba uri kuririmba uzi uko naze kuririmba uzi impano afite ariko ni ntabwo bamwemerera ariko sohoka ava hano bajya kumwogesha ibyombo akava hariya nyine ibyo byose bigera mwanga ahubwo se ugira ngo byoze se abyoza ku neza
dore njya mbona bamwikururana ngo ngwino ujya koza ibyombo utanyanduriza imyenda ese ko ndimo nicyo kukwereka gikoni cyawe ngo ujya koza ibyombo ngo reka ndikubwira none se reka nze ngereka noneho mbikurikire ku gipangu ngo nawe akareta ukagira bita ku bantu bamugaye Uwiteka guma barinde turashimira batwitangira Sorry. Sorry, ntabwo nari ngiye kumukanda. Okay. Wamubwira n'isuku. Gira isuku pe. Hakugaya yakugaya ikindi wese yuko nta n'uwakibona ariko kugerageza kwita kuri buri kantu. Yeah. Anyway, reka mbonereho kugushimira. Ibiryo byawe fantastic. Byari biryoshye pe. Wakoze nawe sinibaza kuva na kera ubundi wari uri hehe uzi ko twajyaga turya ibiryo buri hano muri uru rugo hafi ya twese tukarwara inzoka. Yeah, I'm serious. naraje ntabwo bizongera kutubaho. Yeah, I appreciate it. Mwarakoze kugira icyizere. It's okay, nta kibazo. Hari utundi turimo se waba ufite ku buryo wamufasha wenda? Nsa nk'ugasiga n'uwari usoje. Usiga n'uwari usoje kuko n'uwari usoje. Okay, ikindi nashaka kubwira don't complicate yourself. Serivisi yayo yose waba ukeneye ubona yuko ukeneye amafaranga se ukeneye ikindi kintu icyo ari cyo cyose uzajya urengezaho kandi ndakeka ko nshoboza gukemura. Sibyo? Ariko se ko nabonye wa mukobwa wawe se nakarita cyane. Don't worry. Uri kumva twese ntabwo twagira imico imwe kandi buriya umutontomo w'intare ntabwo wabuze izindi nyamaswa mu ishyamba gukora activite zazo. Sibyo? Bishatse kuvuga nshaka kuvuga ko nimba ateye kuri ikibi ni uko yaza akagusagarira mu mirimo yawe cyangwa ugasanga ari cyo gukozeho. Right? So kubw'ibyo rero don't worry kandi ndahari ku bwawe. nta kibazo rwose murakoze. Nzi ko ndeba umugabane hari icyo kibazo. Nyine nzakomeza nkora akazi kanjye neza ibintu byose mbikora neza. Oya nibyo kandi uri umusirimu pe. Murakoze kumushimira. Nta kibazo. Ese uko mba mbona ufite haragahara kasa mutari kandi mba mbona utuje no. Erega mu mirimo yanjye ni buriya nzaza neka naza n'ibintu by'ibintu yanjye nta kibazo kandi mwakomeye. Oya don't worry kandi urahaza ntunakugera. Baby. Ibaze boss aje agasanga mwicaye uzi ko namize. Gusa namusobanurira. Byose birahurira he? Byahurira n'urukundo rwanjye nawe. Byahurira n'urukundo. Uzi ko nanyize. Nta kibazo kiba. Ahubwo Meze neza. Meze neza.
iyo ngeze mu kazi utaza ndamwumva neza neza. Wibo, kuki utamamagaye? Poroje vuba da mbese tatwiye. None se urareba bose ntabwo ajya gukanga, sibyo? Akazi kagomba kujya gakorwa neza. Byo kuvuga ngo turi kumwe, rega nawe ni umuntu mukuru, ntabwo yakinisha ubu si bebe ndetse gato kano kantu iyi iri kuvugira. Oya imvani ibi ntabwo bitunaniye, urabizi neza openinga muri Amerika bute se byatunaniye gutsinda no poroje. Wowe gendera ku byo ndi kukubwira, subiza ukubwira ugomba kubigufasha umuntu kugira ngo uzaba abandi. Ibi ntabwo ndi kubikurura neza, kubona rwose. Ok, kandi gishyiremo bike. Gendera ku byo kwereka, ariko ndabizi ko tugomba gucika. Uribuka ko ino poroje tuzayita rizata mu bantu barenga ibihumbi, kandi tuzaba dufite abantu duhanganye nabo. Ariko rwose uratsikiye. Uribuka ko ino poroje tuzayiperezanta ku bantu barenga ibihumbi, kandi noneho aho ngaho tuzaba turi kumwe n'abantu turi guhangana nabo. Waretse ibi bintu tukabiha umwanya bose atazatumira. Ahubwo bebe mfata mu nda. kandi ngiye yawe kunakujyaho uri mu gikoni. Si igikoni ni gereza. Igikoni ni ahantu umuntu atagomba kugera haba hafunze. Wowe uri umugore ku buryo ushaka kuzivangira n'umukozi ukora kandi usubize icyo kintu rwose. Ndi kukubaza abantu usubize icyo kintu. Don't baby me. Uri mu gikoni nk'umugabo by this time doing what exactly? Hari nk'anaciye amabere. Subiza izi saha uri mu gikoni umaramo iki uri umuntu w'umugabo? Ngiye ndumwe. Nese ikibazo kiri kuba ndi mu gikoni of course. Kubaza. Nese wakuri. Ndi umugore I have to. None se bigombera igitsina kujya mu muntu interviewing here. Cyane gute? Ariko manywa sava. By this time of the night uri gukora ikintu. Ako si rojo nsanze. We. Ibi birenze no kuba ari kuba byonyine uri kuvugana n'umukozi by this time of the night. I don't understand. Ako se mukacha. Ubu ni ukuvuga ngo aha ngaha nakomerewe. Uri umuntu w'umugabo izi sanga izishoro uri kumara iki mu gikoni? Uri kuganira n'umukozi. Uri kuganira n'umukozi. Iyi press yose ni y'abagore. This press is for women. For now it is. Uri kumva? Ugomba kumenya igihe ugomba kuzisira mu gikoni. Okay, is okay kumana. Ugenda ari mu gikoni uri kumara iki? Nta kibazo kumana. Uri kumara iki? Bamari. Naso. Gumana ugiye kubona. Ibigato n'imibamba bakumvise. Lucas! Iyi mibare isura muri umuhaye tinga umuhaye kandi iyi poroje umuntu nyine nyiri no poroje umwana we yaranirisi kandi na nyiri no poroje yaranirisi. Ubwo rero ngewe ni ukuvuga ngo naramunetse nzi ukuntu bigomba kugenda. Sure. Wanyizeye? Ubwo bishatse kuvuga ngo
oya ntabwo ndi kubyumva neza. Bishatse kuvuga ngo umuntu uzaba ukuriye pano umuhungu we next wawe. Yego papa we ntaraneta ariko ntabwo mukunda nkunda wowe, niyo mpamvu naramunetse. Uratangiye. Uwo mfite abake babiri. Baby nta bintu byo gufuha ni we nkunda. Uriya mu boss nyine ndamukunda cyane. Ese baby ubona nasa neza singuha amafaranga afite ikihe cyane. Atubireke basi. None ubwo ushatse kuvuga ngo hano kirimo kangahe? Ira ari nakweretse nyine yose naramunetse. Okay. Love you too. Kanda hano kano oya ntabwo ari uko ahubwo ni gutya. kandi nakubwiye ngo imibare narayinetse ngende yize boss yaraniriza kandi iyi ngiyi ntabwo ndi guhumura neza. Uri guhumura neza cyane. Zere ko ni ibintu byizewe. Iyi projet tugomba kwitsinda kandi baby do. Mbese ntitwisinda tuzanywera. Oh my god baby uzitumara gufata igiceri burya tuzashaka baby ni surprise na. Okay reka naba ari byo uhitamo ahantu tuzajya sino. Okay yeah. Lucas akuzi kutagiye imyaka yose kweri ntabwo ushobora guhinduka na rimwe. Buri munsi ni ikintu kimwe kandi kidahinduka. Lucas barambwira ikintu wakoraga nawe cyangwa kuko umwishyura usigaye wumva nyine ufite uburenganzira bwa buri kimwe no kunsuzuguza nk'uko nyine n'ubundi usanzwe ubikora even back then. Lucas ndi asore nk'ugumene telefone ndi kukuvugisha asore gise ni igiki tukimene urumva nabura amafaranga yo kuyigura? No urabizi neza ko ntayabura nanakugurira even double for this. Ndi kukubaza ndabona ndiki ntushobora guhinduka muri wowe. Ntushobora guhinduka ndiki cyawe mbwira aho buringi ko bunge nakubwiye na phone. ntuzi n'icyo ndiki imbere. Even back then Lucas you think I don't know? Mbabwire rero naramuze nasenyenze nakugendeye kuri no munsi mbabara umfashe ndagize umunsi neza n'amasengesho yanjye Imana ntabwo yakumvishe rero. I beg you. Imana yawe uyu munsi yakuriye simu niyo mpamvu ndi hano niko Lucas ntabwo ushobora guhinduka na rimwe. Hasi nakoze iki? Nakoze iki? Sinkavuge ngo uvugire hejuru Lucas. Sukavuge ngo mvuge hejuru. Sinkavuge ngo uvugire hejuru. Arengera mugabo ninde? Niyitaji dutererana wa